abantu benshi baribaza icyo kibazo. Intambara y'Uburusiya na Ukraine izagarukira he? Byatangiye ari ikibazo benshi bafashe ko ari intambara y'akanya gato ukurikije imbaraga Uburusiya bufite, ndetse n'Abarusiya ubwabo bari bazi ko ari intambara izamara nk'iminsi mike cyane, ariko turabona intambara igeze kure kandi abantu bose bayikurikirana hafi, bose baribaza se izagarukira he? Ikintu twamenya nuko iyo ntambara uko izarangira kose, n'igihe izarangirira nta n'umubizi, Imana yonyine nibizi. Ariko icyo tuzi tudashidikanya dushiye ku byanditswe byera ari Bibiliya, nyuma y'intambara y'Uburusiya gutera Ukraine, isi izinjira mu bihe bishya, ari byo bita le nouvel ordre mondial, cyangwa mu cyongereza New World Order. Bivuga iki? Bivuga ko imiterere y'imitekere y'isi ari byo bita la géopolitique iraza guhinduka. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikinguye irembo ry'ibihe bishya isi yinjiyemo. Bibiliya rero iravuga ibi bikurikira, ngo mu minsi y'imperuka, mbere yuko Yesu Kristo agaruka, ngo isi izaba ifite ibice bikurikira. Hari igice cya mbere Bibiliya yita ibihugu by'iburengerazuba, Western countries, les pays de l'Ouest, bigizwe na Amerika n'ibihugu by'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu byabaye ibihugu mu buryo bw'imitegekere kubera abaturage b'Uburayi bagiye kwigarurira ibyo bihugu. Ahandi ndavuga nka Australia ndetse na Canada. Nuvuga ngo ibihugu by'uburengerazuba ntabwo ari ibihugu by'uburengerazuba gusa mu buryo bwa geography, hari n'ibindi bitari mu burengerazuba mu buryo bwa geography aho biherereye, ariko bibarwa mu bihugu by'uburengerazuba kuko byituwemo n'abazungu bavuye mu Burayi bakajya kwigarurira ibyo bihugu. Ni nka Australia cyangwa Canada, byose bibarwa mu bihugu by'iburengerazuba. Iyo ni block ya mbere, ni igice cya mbere birivuga kizaba gikomeye mu bihe bya nyuma mbere ko Yesu yenda kugaruka. Ikindi gice kivugwa ni igice cy'iburasirazuba. Bibiliya ivuga ko mu bice by'iburasirazuba hazaba hariho ibihugu bifite imbaraga. Muri icyo gihe ibihugu by'iburengerazuba bizaba bikomeye, ngo n'ibihugu by'iburasirazuba bizaba bikomeye, hari ibihugu bizaba bikomeye. Iyo dusoma ibyahishuriwe Yohana, tugasoma ibice 16, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 16, baratubwira. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ngo mareka wa 6 ngo asuka urwabya rwe ku ruzi Euphrate. Uruzi Euphrate kera muri antikite mbere yo kuza kwa Yesu nigo rwari urugabano hagati y'isi y'Iburasirazuba n'isi y'Iburengerazuba, frontière naturelle entre l'est et l'ouest. Urwo ruzi rero nuno munsi racitwa Euphrate, kuva kera ntirugeze ruhindura izina. Ngo rero ngo marayika wa 6 azasuka urwabya rwe kuri urwo ruzi kugira ngo inzira ngo y'abami baturuka Iburasirazuba itegurwe. Ibyo bihugu by'Iburasirazuba rero bivugwa ni Ubushinwa n'ibyo bihugu byose biri hariya mu bihugu by'Iburasirazuba. Cyane cyane hano turavuga Ubushinwa kuko nibwo buzaba kwisonga ibyo bihugu by'Iburasirazuba, ibyo bita les pays de l'extrême orient. Hano dufata Ubushinwa nubwo ari n'ibindi bihugu biri Iburasirazuba. Hanyuma ngo et je vis sortir de la bouche du dragon, mbona havuye mu kanwa
kacha kiyoka uwo ni satani, et de la bouche de la bête uwo ni antikristo, et de la bouche du faux prophète umuhanuzi w'ibinyoma, bazafatanya mu guteka isi nyuma y'izamuka ry'itoro rya Kristo. 3 esprits impurs semblables à de grenouilles, ngo ava mu kanwa kabo, mu kanwa ka satani, mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu imeze nk'ibikere, car ce sont des esprits de démons, ngo ni imyuka abadayimoni, qui font des prodiges, imyuka ikora ibitangaza, et qui vont vers les rois de toute la terre, ngo bakagenda ku bami b'isi yose, uno munsi twavuga ku bakuru b'ibihugu by'isi yose, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, ngo babahuruze ngo mu ntambara ikomeye y'Imana ishobora byose. Hanyuma kuri 16 et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Iyo myuka ikoranya ingabo z'ibihugu byose byo kwisi by'ibyo bihangange, ngo ahantu hitwa mu Giheburayo Armageddon. Aho hantu rero Armageddon ni muri Israeli, ni kibaya kinini cyane kigeze no kubamo imirwano mbere ya Yesu, kizongera kandi kibe urubuga rw'imirwano izaba mu gihe cy'iherezo. Tumaze kubona rero ko Bibiri ivuga ko mbere ko Yesu agaruka hazaba hariho ibice, isi zaba igabanijwemo ibice bikurikira mu rwego rw'imbaraga. Ibihugu by'uburengerazuba twamaze kubyumva, Amerika, Uburayi, Canada na Australia. Hanyuma nubwo Australia itari mu gace k'iburengerazuba, ariko namaze gusobanura impamvu nayo ibarwa mu bihugu by'iburengerazuba. Hanyuma hakaba rero n'ikindi gice cy'ibihugu by'iburasirazuba ku isonga ari Ubushinwa, nago buzaba bukomeye niko batubwiye hano. Hanyuma tugiye muri Ezekiel baratubwira ikindi gice cy'isi kizaba nacyo gikomeye. Tubisoma muri Ezekiel ibice 38 na 39, baratubwira ibyerekeye Gog mu gihugu cya Magog. Aha ngo ni igihugu kiri ikaskazi ya Israeli cyangwa amajyaruguru cyane ya Israeli, yita mu Gifaransa Extreme Orient. Icyo gihugu rero ni Uburusiya. Bibiliya yise Magog igihugu cy'Uburusiya, n'umutware wacyo wo muri icyo gihe cy'iherezo yitwa Gog. Gog umutware w'igihugu cyitwa Magog ni igihugu cy'Uburusiya. Rero iyo usomye baratubwira Uburusiya buzaba ku isonga, buzaba burangaje imbere ibindi bihugu bizaba biri kumwe n'Uburusiya. Bavuga Iran, hano barabivuga ngo la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ijambo ry'Uwiteka riza kuri jyewe Ezekiel, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, ngo hindukira ubwire Gog wo mu gihugu cya Magog, vers le prince de Roche, ngo umutware wa Roche. Roche ni iryo jambo rivaho Russie. De Meshek, Meshek ni ijambo rivamo Moscou, et de Tubal, et prophétise contre lui, uhanure kuri we. Tu diras ainsi par le Seigneur éternel, Uwiteka aravuze ngo, voici j'en veux à toi Gog, Imana irabwira Gog, je t'entraînerai et je mettrai une bouche à ta mâchoire, nzagukurura, je te ferai sortir toi et toute ton armée, wowe n'ingabo zawe, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, muzaba mufite intwaro zikomeye, ntoya n'intwaro zihambaye za kirimbuzi. Hanyuma Imana ivuga rero ngo bazaba bari kumwe n'Uburusiya, et avec ceux de Perse. Perse niyo Iran ya kino gihe, kandi murabizi ko Iran ubu ni allié w'Uburusiya, biri kumwe n'Uburusiya. L'Ethiopie et de Put. Put ni Libya, Ethiopia murayizi, ariko hano Ethiopia muri gihe cya Yesaya ivuga ibihugu bya Afrika y'abirabure. Vuga ngo icyo gihe Afrika y'abirabure bayitaga Ethiopia. Nuvuga ngo ni biriya bihugu byose bifita umubano wiharariye n'Uburusiya. Hanyuma Imana ikavuga ngo tous portant le bouclier, le casque, bazafite nawe intwaro, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Ngo abantu be ingabo nyinshi zabari kumwe natwe,
hanyuma nikavuga ngo prépare-toi, witegure, tiens-toi prêt, ube witeguye, toi Uburusiya, et toute ta multitude assemblée autour de toi, n'ibyo bihugu bizaba biri kumwe nawe, sois leur chef. Imana yategetse ngo ube umutware w'ibyo bihugu. Iyo rero niyo bloke rero ya gatatu, bloke y'amajyaruguru y'isi, ni ukuvuga ngo Uburusiya. Iyo uhagaze muri Israeli, amajyaruguru cyane ya Israeli, extreme nord ni Uburusiya. Ibyo bihugu rero bizaba biri kumwe n'Uburusiya. Noneho ibindi bihugu bisigaye bizaba biri mu ruhande rumwe cyangwa urundi, ariko ibice binini cyane bizaba bifite imbaraga za gisirikare, imbaraga z'ubukungu. Ibyo bihugu by'ibihangange biri muri ibyo bice bitatu, ni bloke eshatu. Hariho bloke ya occidental, twumvise ko ari Amerika, ibihugu by'Uburayi, Canada na Australia. Ikindi gice ni ibihugu byo muri by'iburasirazuba, bizaba biri kumwe n'Ubushinwa. Murabizi ko Korea y'Amajyaruguru, Korea du Nord, umurwa mukuru Pyongyang, biri kumwe n'Ubushinwa, biri kumwe n'Uburusiya. Nuvuga ngo rero ibyo bihugu nabyo nitwibaye ko n'Ubuhinde na za Pakistan nabyo bizaba bifite igice bihereremo muri bya bice bitatu. Ubwo turabona ko bizaba biri kumwe n'Ubushinwa. Hanyuma rero nitumara kubona iyo babita mu Gifaransa configuration de force, tumaze kubona uko izo mbaraga zipanze, ngo tuzamenye yuko ya ntambara ya nyuma y'isi yitwa la guerre d'Armageddon, intambara Armageddon, ko iri ku rugi. Ese uyu munsi turebye Bibiri ko yahanuye ukuntu isi izaba iteye mu byerekeye imbaraga z'ibihugu, twavuga yuko tukiye kubitegereza cyangwa tubirimo? Uyu munsi rero abakurikirana hafi ibyerekeye geopolitike y'isi, imitekere y'isi, barahamya yuko iyo configuration imaze gukorwa, iriho irasozwa neza. Izo bloke kwa ari eshatu, nuvuga Occident na Extreme Orient na Septentrion Extreme Nord, turabona izo mbaraga ko zimaze kwipanga neza. Ibindi bihugu nabyo les puissances moyennes cyangwa ibihugu bifite imbaraga zitari nkeya kandi nibi bihangange mu rwego rw'ibyo bihugu bitatu twavuze, nabyo bizaba bifite uruhande rumwe cyangwa urundi bishigikiye. Ubu rero icyo dushaka kuvuga niki, iyi ntambara rero y'Uburusiya na Ukraine ntabwo tuzi izarangira ryari, izarangira gute. Ariko icyo tuzi nirangira, isi zaba yinjiye mu gihe gishya, aho noneho ibihugu bizaba bipanzwe nk'uko Bibiliya yabivuze, la configuration des forces. Nuvuga ngo iyi configuration, iyi miterere y'ibyo bihugu niko izaba imeze, kandi urabona ko niko ishusho ibyo bihugu bifite uyu munsi igaragara. Mumenye ngo Ezekiel yabayeho mu kinyenjana cya karindwi gishira icya gatandatu mbere ya Kristo. Murumva ko n'amazina y'ibyo bihugu menshi ntabwo ari amazina ibihugu bifite uyu munsi, ariko urabona ko Imana yavuze ibice ibi bihugu bizabiherereye mu buryo abantu batazibesha, nubwo amazina yahinduka bamenye ko ni ibihugu bizaba bituwe n'abantu muri icyo gihe cy'iherezo. Muri ibyo bihugu nubwo amazina yaba atakiriya yandi, ariko Imana itanga la situation géographique y'ibyo bihugu aho bizaba biherereye mu byerekeye imiturire y'isi. Uyu munsi rero turabona ko hari intambara y'Uburusiya na Ukraine. Turabona ko intambara yatangiye, twibaza yuko itazatinda, ariko benshi baratunguwe kubera yuko intambara yafashe n'intera batibazaga. N'Uburusiya nabwo bwaratunguwe. Uyu munsi rero turavuga duti iyi ntambara ntabwo tuzi izarangira ryari, ishobora kurangira mu cyumweru kimwe, ishobora kurangira mu kwezi kumwe, ishobora kurangira mu mwaka umwe cyangwa mu myaka, ariko igihe izarangirira isi izaba itakiri ya yindi mbere yuko intambara itangira.
isi izaba yinjiye mu bihe bishya aho imitekere y'isi, geopolitike y'isi izaba ihindutse, kugira ngo aya magambo y'Imana ari muri Bibiliya asize imyaka 1600. Aya magambo ari muri Bibiliya yavuzwe na Ezekiyeli. Aya magambo ari mu byesho Yohana yanditswe na Yohana ahawe ishukirwa n'umwami wacu Yesu Kristo ari mu kigwa cya Patimo kiri muri Mediterane. Ibyesho Yohana bimaze imyaka 2000. Amagambo ya Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli amaze imyaka 2600. Urumva ko ntabwo ari ibintu byanditswe uyu munsi tuvuge duti nuko ishusho y'isi ibigaragaza ko ibyo bihugu ariko bipanzwe, ariko Imana bivuze kera, kuko ari Imana omniscient, izi byose bitarabaho. Imana yari ibizi, niyo mpamvu yavuze ukuntu isi izabiteye mu mitegekere yayo mu gihe cy'iherezo, kandi n'ukuntu ibyo bihugu bizashorwa mu ntambara bisunitswe n'imyuka y'abadayimoni, niko Bibiliya yatubwiye mu byesho Yohana 16, kugira ngo bijye mu ntambara Imana yateguye kuva kera, kandi kazarangirira muri Israeli ahantu hitwa Armageddon. Armageddon narageze, narahabonye, n'ikibaya kinini cyane. Icyo rero cyarabayeho imigwano mu isano rya kera, hazongeraho imirwano izatuma Yesu agarukana n'itorero, agarukana n'abera bose, kuko azaba yaramaze kubatwara mbere, agarukane nabo. Rero niwe azahagarika iyo ntambara Bibiliya yise intambara ya Armageddon. Kubera iki Armageddon? Nuko ni ikibaya kiri hafi y'umusozi witwa Megido. Ar mu Giheburayo, ar ni kuvuga umusozi wa Megido. Uvuga ngo ni ikibaya cy'umusozi wa Megido. Icyo kibaya rero niho hazaba intambara ya nyuma y'isi. Yesu azagaruka agahagarika, aho ingabo zose ziva muri ibyo bice twavuze zizarwana, hanyuma bikarangirira hariya muri Israel. Noneho Yesu akagaruka agahagarika iyo ntambara, noneho agahumanura isi. Hanyuma Bibiliya inatubwira akazi Abisirayeli bazaba bafite icyo gihe, abo Yesu azasanga akarokora batahitanywe n'iyo ntambara, akazi bazaba bafite. Reka twumve akazi bazaba bafite mbere yuko Yesu Kristo atangira ingoma ye y'imyaka 1000. Muri Ezekiyeli ibice 39 ku murongo w'8 tumanuke ngo voici ces choses viennent, elles arrivent. Dore ibyo bintu byahanuwe biraje, dit le Seigneur l'Éternel, niko umwami w'iteka nyiringabo avuga. C'est le jour dont j'ai parlé, ngo ni wo munsi navuze. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, abaturage b'imigi ya Israël bazasohoka, ils brûleront et livreront aux flammes les armes. Bazatwika intwaro zabo bantu bazaba bapfiriye kuri iyo misozi, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Ngo bizabafata imyaka 7 gutwika izo ntwaro zaba ziyo ntambara izababereye iwabo. Hanyuma baravuga ngo ils ne prendront point de bois dans les champs, ntabwo bazakenera inkwi, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Izo ntwaro nizo bazacana. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, bazanyaga ababanyaze, dit le Seigneur des armées, bavuze. En ce jour-là, kuri uwo munsi, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. Ngo ingabo z'Uburusiya zizagwa aho mu gihugu cya Israeli, ngo Uwiteka azaziha aho zizashingurwa. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ngo ni kibaya cy'abagenzi iburasirazuba bw'inyanja. Uyo ni inyanja ya Méditerranée. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Aho niho bazahamba ingabo z'Uburusiya n'abazaba bari kumwe, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Icyo kibaya kizitwa ikibaya cy'ingabo nyinshi za Gog z'Uburusiya. Icyo ni cya kibaya turavuga. Hanyuma birakomeza, akazi k'Abisirayeli karakomeza. La maison d'Israël les enterrera. Ngo Abisirayeli b'icyo gihe bazabahamba, afin de purifier le pays, kugira ngo bahumanure igihugu. Et cela durera 7 mois.
bazamara amezi 7 bahamba imirambo y'izo ngabo z'amahanga ziba zapfiriye muri Israeli. Tout le peuple du pays les enterrera, kuko zaba akazi katoroshe. Abaturage bose ba Israeli b'icyo gihe bazakora akazi ko guhamba, ko gushingura. Et il en aura du renom. Nuvuga ngo bizaba ari ibintu byamama bivugwa cyane. Le jour où je serai glorifié, bizamenyekana ku isi, dit le Seigneur l'Éternel. Hanyuma 14, ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays. Abisirayeli bazihitamo abantu bagenda ku isi mu gihugu cyose cya Isirayeli, et qui entreront avec l'aide des voyageurs. Bazafasha gushingura iyo mirambo n'abantu bazaba baraho bose babagenzi, les corps restés à la surface de la terre. Imirambo izaba yasigaye, ngo bazagenda bashakisha n'indi yaguye jeno hino kugira ngo bayihambe. Ils purifieront le pays, bazawumanura igihugu, et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Bazamara amezi 7 yuzuye bari barashakisha imirambo yose aho yaguye. Ils parcourront le pays, bazagenda mu gihugu cyose bagitambagire, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, igihe umwe azabona amagufa y'umuntu wapfuye muri izo ngabo zabazaje kurwanya muri Israeli, il mettra près de là un signe, azashyiraho ikimenyetso jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent, kugira ngo abashingura babone icyo kimenyetso bamenye ko ari amagufa, noneho bayashingure dans la vallée de la multitude de Gog, muri icyo kibaya cyitwa ikibaya cya Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona, azaba n'umugi witwa Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Uko niko bazahumanura igihugu. Ni byinshi rero twakavuze, ariko murumva ko izaba ari intambara itoroshe. Murumva ko Imana ivuga ibintu avec précision, ikavuga nuko bizagenda izo ngabo zitangira kwikusanya muri ibyo bice bitandukanye by'isi. Ibihugu by'uburengerazuba twabivuze, ibihugu by'iburasirazuba twabivuze, ibihugu by'ikasikazi amajyaruguru cyane ya Israeli twabivuze. Ibihugu byose nibimara kwinjira muri iyo mirwano, turumvise ko izarangira muri Israeli, hazapfa abantu benshi, kandi Israeli izagira akazi gakomeye ko gushingura iyo mirambo no gutwika izo ntwaro. Hanyuma nibamara gumanura igihugu, Mesiya rero ari we Yesu Kristo, bazaba bamaze kumenya ko uriya banze bibaza ko atari Mesiya, bakitega undi, kuko Abisirayeli gwe no munsi ntago baremera ko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya. Ariko icyo gihe bazahumuka amaso bamumenye. Hanyuma icyo gihe rero azaba hari, niwe azagarika iyo ntambara ya nyuma y'isi, hanyuma yime ingoma, noneho ategeke isi yose ahereye Yerusalemu, ingoma Bibiliya yita millennium, cyangwa imyaka 1000 y'amahoro. Ni hano muri iyi si, mbere yuko noneho ubwami bwe buzakomereza mu ijuru iteka ryose, noneho ibintu byose bigaragara, le monde physique, isi ibifatika iveho, noneho habeho urubanza rw'imperuka, abanyabyaha na Satani bajugunywe mu rutazima, noneho abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ari we Yesu Kristo, abakijijwe abera bahite binjira mu ijuru risa n'isi nshya. Nago turi bugende aho, iyo n'indi somo, ariko turashaka kuvuga gusa ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya ntituzizarangira ryari, izarangira gute, ariko icyo tuzi gusa ninarangira isi izaba yinjiye mu bihe bishya, aho izaba igaragara muri ya configuration prophétique ya Ezekiel, cyangwa ya miterere y'ibihugu ukuntu bizipanga kugira ngo byinjire muri ya ntambara ya nyuma Bibiliya yise Armageddon. Rero muvandimwe unyumva mwene data, umenye yuko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ikinguye urugi rugari kugira ngo isi n'ibihugu biyirimo, isi n'abayituyemo, isi yinjire mu bihe bishya, aribyo bita le nouvel ordre mondial cyangwa new world order, aho ibyo bihugu bizaba bipanzwe muri ubwo buryo kugira ngo bizagere kuri iyo ntambara ya nyuma. Ariko nshaka kuvuga ikintu kimwe gusa, nuko nagiye nsimbuka byinshi, nuko ntabwo iyo ntambara izahitiza ako kanya kubera ko ya Ukraine n'Uburusiya yahagaze, ahubwo icyo tuzi nuko gusa umwami Yesu namara gutwara itorero rya Kristo, nuvuga ngo abamwizera bose
noneho bakazamurwa mu mbaraga z'umwuka wera, abapfuye muri Kristo bakazuka mu kanya ko guhumbya, n'abazima baza bakiriho mu itorero rye bagahindurwa bakamusanganira mu bicu, noneho bakajyanwa mu ijuru. Isi zinjira mu bihe ingana n'imyaka 7. Imana yagabanije imyaka 7 mu bice bibiri. Igice cya mbere cy'imyaka 3 n'igice ni ngoma Antikristo, aho Antikristo azagarura amahoro ku isi. Nubwo abakristo bagiye batakiboneka, ariko azagarura amahoro n'ituze ku isi. Bibiliya mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 ibyita ko ari amahoro atarambye, ngo lorsque les hommes diront paix et sûreté, un grand malheur les surprendra. Igihe abantu bazavuga ngo na amahoro nta nkomyi, ngo niyo gutungurwa kuzabafata. Ni ukuvuga ngo rero Antikristo imyaka 3 n'igice itorero rimaze kuzamuka azagarura amahoro ku isi. Hanyuma imyaka 3 n'igice nirangira, noneho hazahita hatangira rero iyindi myaka 3 n'igice, noneho Bibiliya yita la grande tribulation cyangwa igihe cy'amakuba, aho abantu bazatotezwa abatazemera Antikristo. Hanyuma noneho nyuma y'imyaka 7 rero, vuga ngo 3 n'igice ya mbere y'amahoro ni 3 n'igice ya nyuma izahirukira rero imyaka 7, niyo ntambara rero yitwa ya Armagedoni tumaze kuvuga. Hanyuma Yesu niwe azayihagarika, hanyuma agatangira ingoma ye y'imyaka 1000. Ndumva rero nimba wizera aya magambo y'Imana, kandi sinzi impamvu utayizera, kubera yuko urumva ko yavuzwe kera imyaka 1000, ariko mu gihe cyacu turabona ko ayo magambo y'Imana ariho arasozwa mu maso yacu. Rero Imana idufashe kugira ngo nimba tutarakira Yesu tumwakire hakiri igihe, kuko ubuntu bwe ntabwo buravanwa ku isi. Ubuntu bwa Yesu buracyahari. Umwami aracyashaka intama zazimiye. Nuvuga mu maso y'Imana twese ngo turi intama zazimiye, mwese yazimiriye mu nzira ze n'ingeso nze, ariko ngo Imana yashizeho igihano twari kugira twebwe, kuko bose bacumuye, bose bakoze ibyaha ntibashikirwa bw'Imana. Imana yashize igihano kuri Yesu kiduhesha amahoro. Nuvuga ngo rero nimba utarakira Yesu umwakire n'icyo gihe, kubera ko mu gihe kiri imbere ubuntu bwa Yesu buzavanwaho, noneho akurikire rero ibihe bikomeye bya Antikristo. Hanyuma rero ikindi narangirizaho, natwe twamwizeye rero nk'umwami n'umukiza wacu, twagira ubuntu bwo kumenya ukuri, tukwiye rero kuba maso, kuko mu gihe cyose tutazi umwami ashobora kudutungura, impanda ye yihereza ikavuga, abera bakazamuka. Ariko rero kuba maso ni ukuvuga ngo tukwiye kwirinda icyaha n'igisa n'icyaha. Iki nacyo tukagira umwete wo gukorera umwami, nubwo dukora imirimo yacu itubeshaho ya buri munsi, ariko tukarushizaho no kunezeza Imana, no kumwumvira, no gukora ibyo adusaba, no guhamya agakiza k'ubuntu bwa Yesu Kristo, kuko ari igihe abantu bazashaka agakiza ariko ntibakabone. Niyo mpamvu uyu munsi rero ijambo ry'Imana riraduhamagariye kumenya ko ibiro biraba uyu munsi ntabwo ari iherezo, ariko biro biraganisha ku iherezo. Imana ibaho umugisha.